muhawe ikaze ku isheni y'Abanyarwanda Benja TV. Banyarwanda banyarwandakazi baturarwanda namwe turabasuhuje. Tukaba tugiye kubagezaho amakuru y'imyidagaduro agezweho, ubusesenguzi tuba twakoreye bwimbitse. Tukaba twahera kuri Mugisha Benjamin. Mugisha Benjamin wamenyekanye nka Eden. Mugisha Benjamin akaba aherutse gukora igitaramo mu Bufaransa i Rio cy'amateka y'umunyarwanda wa mbere ubashije gukora ku kazi ko kuba yakuza sale reka n'abantu benshi cyane. Imbaga nyamwinshi y'Abanyarwanda cyane cyane yiganjemo igitsina gore. EBN akaba ariyo wakoze igitaramo kikaba cyitabiriwe n'abantu benshi mu Bufaransa i Rio. Murabizi abagiye bataramira ba Bushera ba Beatrice, ibintu byagiye biba haje abantu batanu bagiye bari gutaramira ba nyiri igitaramo gusa. Murabizi yuko abandi bitagiye bihira ba Bwiza ba David, abo ngabo benshi murabazi batandukanye. Mugisha Benjamin akakoze igitaramo cy'amateka mu Bufaransa, ariko ikindi ibintu agomba gukosora, agomba gushaka content creator wiwe uzamukorera amakuru ahantu hose ari ahageze. Nimba bamuha n'amafaranga make akaba yabwanga ati mugomba gushyiraho depanse y'uyu muntu kuko niwe ugomba kunkorera amakuru, kandi ni ibintu bifite akamaro kuri njyewe, kuri kariya yanjye. Kuko Mugisha Benjamin birababaje yuko twabona ajya gushaka amakuru akayaka abantu baho ngaho muri icyo gitaramo kugira ngo, kandi akaba afite content creator wiwe. Agomba no gushaka staging manager, agomba kugira byinshi kuko staging manager we usanga backstage iriho akavuga bari abantu benshi pe. Ni inshuti ye, ni umuntu ugira inshuti, ukunda inshuti ze, ariko agomba kuzaba babyanga ati mwebwe wenda nimba nta kintu muri gukora muri aka kanya, mwembe ugiye mu bafana mwe mureba, ariko habe hari abantu bafite icyo bari gukora. Mugisha Benjamin akwiriye kugira ibintu ahindura ku gitaramo dutoya, kuko tutamuha amafaranga menshi ku buryo atanga ibintu biri kuri calibre, biri kuri standard nk'ibyo yatanze Joan muri Giant of Africa. Mwarabibonye yakoze igitaramo, yakoze performance nziza kurusha n'abandi banzi bose bari baje inkuru cyane, kandi haje ibyamamare birenze murenze, hariho ba Ailasta, Kiss Daniel, Timaya, murabazi ba Kiss Daniel bakoze za Buga, ariko The Ben yakoze performance nziza bituma biba inkuru cyane. Abo bose wagira ngo ntabwo bari baje mu Rwanda. Ben ibyo ni ibintu agomba gukosora. Tujye kuri Bwiza. Bwiza yakoze isabukuru yiwe, Economic Kigali University yizihizaga isabukuru yiwe. Meti Gala yabereye muri Kigali University yitabiriye ibyamamare bitandukanye, abashoramari ba Coach Gael n'ibyamamare byaturutse muri Nigeria. Adesope, umucontent creator, umunyamakuru wa mbere nyine ufasha byamamare byo muri Nigeria kuba byabona abantu benshi iyo bigiye gukorera i Burayi nko mu Bwongereza cyangwa kariya akorera. Adesope ni munini cyane w'umunyamakuru ukora ibintu, ufasha kuba yahostinga, kuba promoting ibitaramo byayo iyo bagiye gukorera hariya mu Bwongereza, akabishyira ku standard. Nuko gukora subscribe kuri Benja TV, ukore comment, share, mudusharinge ibitekerezo, mutubwire ibyo twabagezaho byinshi muba mutazi, tubigereyo tubibabwire. Komeze mukurikirane ibiganiro byacu kuri Benja TV. Ciao ciao, nakagaruka, bye bye.